Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni wa mwanya kandi twongeye kugirirwa ubuntu bwo kugera muri studio za Impemburo TV online, ubwo tuje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana ivugana natwe mu bihe bisa n'ibi ngibi. Reka rero tubanze dusenga Imana, ariko tutari twasenga ndagukangura wowe tubana umunsi ku munsi kugira ngo ujye nawe udufashe vuga butumwa, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwigisha n'uwigishwa bose bagabane. Bityo rero ujye ukora subscribe, kire n'abandi bayikore, ndetse ibi byigisho bigeze no ku bandi, bityo bizagenda bidufasha kugira ngo ivuga butumwa ryaguke kandi umurimo w'Imana ukorwe. Yesu rero abagwe neza, reka dusenge Imana hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe. Mana yacu nziza, turagushimiye, turaguhimbaje, tugire neza ko uduhaye umwanya kugira ngo twumve ijambo ryawe. Fasha buri wese uri kumva ijambo ryawe ku Impemburo TV online ahemburwe naryo, kuko ni umwanya wo kugira ngo twakire impemburo wadusezeranyije. Fasha buri wese rero kugira ngo izo mpemburo zimugereho kandi ijambo ryawe ribe rizima, ubugingo bwe buhembuke mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bacamanza ibice 16, umurongo waho turahera ku murongo wa 6 tugere fu gatoya. Haravuga ngo nuko Delila abaza Samusoni ati, ndakwinginze mbwira imbaraga zawe nyinshi ziva n'icyakuboha ugashoboka. Urumva ko ari kumubaza ngo mbwira aho imbaraga zawe nyinshi ziva n'icyakuboha ugashoboka. Murongo wa 7, Samusoni aramusubiza ati, bambohesha isuri mbisi ndwi zitaruma nacogora nkamera nk'abandi. Imana dufashe. Mwakendeze ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo nshaka kugira ngo tuganireho. Ndagira ngo nkubwire ko hari iperereza Satani ari kugukoraho. Hari iperereza abazimu bari gukora kugira ngo bamenye imibereho yawe nibarangiza bakugenza uko bashaka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iperereza ry'abadayimoni ntirigufate, ahubwo umenye icyo Imana ishaka, wirinde ku bwawe no ku bw'ubugingo bwawe. Imana ishimwe. Uyu ni Samusoni. Icyambere ngo yakuze ari umunaziri, yavutse ari umwana Imana yavuzeho. Akenshi tuvukira mu miryango itanakijwe, ariko bitewe n'umugambi Imana idufiteho imbere ikaturinda ibitwica tukiri bato, twamara gukura hahandi tumaze kumenya kwihitiramo ikibi n'icyiza, ikakureka ikakubwira ngo noneho genda ufite uburenganzira. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu Imana yakurinze ko biguhitana utari wamenya guhitamo. Aho ugeze rero cunganwa n'iryo perereza, kuko abadayimoni bari koza ngo ariko ubundi ni iki twamukorera ngo tumuhindure nk'abandi? Ni iki twakora nawe ngo abe umusambanyi nk'abandi? Ni iki twakora nawe ngo abe umujura nk'abandi? Ni iki twakora nawe ngo abe umugome? Ni iki twakora nawe ngo ave mu byizerwa? Ni iki twakora ngo nawe amere nka bene wabo? Ni iki twakora ngo karande y'umuryango w'iwabo imufate? Dore nguwo umugamba abadayimoni bafite. Barimo bibaza icyo bari bukore. Inama yabo iri kwibaza ngo ni iki turi bukore? Ese noneho turamukorera iki? Ubwashize twamubujije gusenga ariko ntiyaguye. Ubwashize twamuteranyije mu rugo rwe ariko ntiyaguye. Ubwashize twarwanyije abana be ariko ntiyaguye. None ni iki turi bukore? Urumva Delila yaramubwiye ngo ni iki cyagushobora ugacogora ukamera nk'abandi? Buri munsi ndagira ngo mbabwire ngo ikintu gikomera. Igihugu gikomeye kirangwa n'iperereza. Igihugu kitagira iperereza kiba ari ikinyantege. Isi y'umwijima ibamo iperereza rikomeye, kuko muribuka ko n'umuririmbyi yavuze ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu uzaduhindura. Ariko aravuga ngo ati ndaje nimukomere ndi kumwe namwe ntawabashobora. Ndagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga ziguhiga buri munsi zihora zibaza ngo ni iki turi bukore. Samusoni ikintu cyambabaje, yaramubwiye ngo bangira gutya bakangira gutya nacogora nkamera nk'abandi. Urumva nawe arabizi ko atameze nk'abandi. Ndagira ngo nkubwire ngo burya nubwo wibwira ko uri umunyantege ariko ntabwo umeze nk'abandi, kuko amaraso ya Kristo akuriho yagutandukanyije na bene wanyu. Niyo mpamvu hari ibintu byari bidakwiye kukubaho. Niyo mpamvu udakwiye kugendana karande y'iwanyu. Niyo mpamvu udakwiye kuvanga ibiba kuri bene wanyu bizakubaho, kuko amaraso ya Kristo yamaze kukudetasha, yamaze kugutandukanya n'izo
bene wanyu. Ariko rero nkubwire ngo nubwo aya maraso yakuvanyeho, iperereza riracyakorwa. Ni iki twakora? Ni iki turi bukore? Noneho tugere gute? Ko twabigenje gutya bikanga, noneho dukora iki? Tubigenze gute? Nawe ndagira ngo mubaze ikibazo ngo nicyo ugiye gukora muri iki gihe ngo utamera nk'abandi? Nicyo ugiye gukora ngo utamera nk'uko babandi uzi abo wabonye babanye? Nicyo uri bukore ngo udahinduka nk'abandi, utacika intege nk'abandi, utaba mu byaha nk'abandi, utaba umunyantege nke nk'abandi, utaba umunyabyago ndetse n'umunyantege nke nk'abandi? Kuko hari imbaraga ziguhiga kandi intego zifite niyo kugucecekesha no kugucogoza ukamera nk'abandi. Ariko ndakwingingira Imana muri aya masaha, nkwinginga kugira ngo wirinde kumera nk'abandi. Uramenye ntumere nk'abandi, ntumere nk'abandi, ntugende nk'uko babaye, ntupfe nkabo, ahubwo urwane intambara nziza. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo urwane intambara nziza. Kristo ni imbaraga zawe, ufata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Ndakwingingira Imana kugira ngo ntumere nk'abandi, ntumere nk'abandi, ntujye mu kigare cy'abandi, ntugende nk'abandi, ntujye mu kakungu kabo, ntuvuge nk'ibyo bavuga, ntiwitware nk'uko bitwara, ntiwiheshe amahoro mu byaha, ntutekereze ko Imana itakureba, kuko niyo yagutoraguye, niyo yakugendanye, niyo yamenye ubuzima bwawe. Samusoni yibagirwa inshingano Imana yamurobanuriye. Imana imutoranya ari umunaziri kandi imutoranyiriza kugira ngo azajye arwanirira Abisiraheli. Muramenye nkubwire ngo Imana iguhamagaye mu muryango wanyu udakirijwe, ibikurobanuyemo kugira ngo uzajye barwanirira intambara, uzajye basengera isengesho ryirukana abadayimoni, uzajye basengera isengesho rituma Satani ahungurwa n'umuryango wawe. Bityo rero y'Imana iguhamagaye, ibiguhinduye uwo kurwana, ibiguhinduye umunyentambara ugomba guhangana n'ibitero by'umwijima. Ntiwemerere Satani aguhindura nk'abandi, kuko itabaza ry'umwuka wera niwe ryarasiragaho umuryango wawe ukagubwa neza. Itabaza ry'umwuka wera niwe ryarasiragaho urugo rwawe rukabona amahoro. None ugiye gucogora umere nk'abandi kubera ko wageragejwe akanya gato. Ariko yamubwire ngo mwene data, mushiki wanjye, ntumere nk'abandi, ntumere nk'abandi. Wikumva ibyo Satani akubwira, wikumva ayo majwi agushuka, wikwemera yuko watsinzwe, wikwemera yuko wananiwe, kuko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Hanyuma rero ngo barangije ngo aramubwira ngo bangira gutya, ngo aragenda arabikora, aramuzirika, aramuboha. Ariko ngo ibanga ryaho Imana yaribitse imbaraga ze ngo ryari ritari ryamenyekana. Bukeye mu gitondo amena ibanga. Ndagira ngo mbabwire ngo hari abantu bari kumena amabanga bagatuma Satani bafata amateka. Ariko ndagira ngo ubwire ngo Satani ntagufate amateka, kuko uri umuntu w'Imana kandi ubugingo bukurimo Imana irabufuhira. Niyo mpamvu yanga kujya muri biriya na biriya, ikakubwira ngo nugaruka nzakugarura, kandi nukuri bishimwe mu bigawa uzamera nk'akanwa kanjye. Imana rero igufashe mwene data, Imana ikugirire neza, Imana ikurinde gushayisha, Imana ikurinde gutakaza umurongo, ahubwo uhanga amaso umusaraba. Umenye ko hari iperereza rihora ricunga. Satani ahora acunga yuko wacomotse, ahora agira ngo arebe yuko waguye, agira ngo arebe ko wageze intege gatoya gusa. Samusoni uyu yari umunyembaraga witonda, kuko yajyaga afata abantu 1000 akabicisha urwasaya rw'indogobe kandi bagapfa. Birasobanuye ngo yari umunyembaraga uteye ubwoba. Ikindi ngo yajyaga agira imbaraga zo gushaka Imana, ariko akagira n'izo gukora ibyaha cyane. Hari abantu bateye gutyo rero, akagira umwete wo gusenga cyane, ariko yagera no aho abantu bari kuvuga abandi nawe akavuga, yagera aho abantu bari gutongana nawe agatongana, yagera aho abantu bari gushwana nawe akajyamo, yagera aho abantu bari mu kigare nawe akakijyamo. Muri make iby'Imana agiramo imbaraga nyinshi, ariko n'ibimutwara kwa Satani nabyo akabigiramo imbaraga nyinshi. Samusoni yagiraga imbaraga zo kurwana, akarwanya Abafilisitiya, ariko akagira n'imbaraga zo kujya kurara kwa maraya, akarara mu maguru ya maraya, bwacya mu gitondo akikorera ibikingi by'amarembo. Afite imbaraga nyinshi. Ariko ndagira ngo ubwire ngo bene ubwo buzima bukenya ubugira, bene ubwo buzima bugutera gukenyuka, ubuzima buvanze n'ibyaha, ubuzima butarimo gukiranuka bukenya ubukora. Nakwingingira Imana ngo wirinde utazaba igikenya mu mwuka, kuko Imana irashaka kugira ngo ikubake ugire umumaro none no mu gihe kizaza. Kuko Imana ikubonamo umumaro w'ejo hazaza, irakurinda ikarinda ubugingo n'umubiri. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mwebwe ubwanyu
imibiri n'ubugingo birarindwe bitazabaho umugayo ubwo Kristo azaza. Imana ibarinde, Imana ikurinde, Imana wowe uri kunyumva irinde ubugingo bwawe, irinde umubiri wawe, iguhagarareho kandi umenye ngo hari iperereza rya buri munsi. Satani ntabwo yicaye ahora yibaza ngo ni iki ndi bukore ngo noneho muhirike, ni iki turi bukore ngo twice ubuzima bwe. Ariko ndashimira Imana yuko ubwo ugiye kubana nayo iri bugufubike ibyo bitero n'iryo perereza rikakubora kandi uhari, kubera ko imbaraga z'Imana zishobora byose. Imana rero ikugire neza. Ndashaka kugukangura mubwira ngo hari iperereza rikuriho, nturangare kandi iryo perereza rigambiriye kumira ubugingo bwawe. Wirinde ko Satani agera ku ntego ku bugingo bwawe. Reka dusenga n'Imana, twinginga Imana iguhagarareho kugira ngo irinde ubugingo bwawe. Mana yacu nziza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Mana izi kurinda, ishobora ibyo abantu batabasha. Dore duhamagaye imbaraga zawe, ngwino wice uyu mwuka w'iperereza ry'abadayimoni. Izi mbaraga zateye zishaka kugira ngo zice ubugingo bwe, zishaka kugira ngo zimukure mu byizerwa, zishaka kugira ngo zimwambure igikundiro cyawe, zishaka kugira ngo zice Mwami Imana isezerano ryawe, nawe tuzinanirije imbere yawe. Turamusenyeye kugira ngo ubugingo bwe bube buzima, kandi guhera kuri iyi tariki umwambike imbaraga zo kunesha, umuhe ubuzima butsinda Satani, umuhe imibereho irwanya intambara agatsinda, kandi byamutsindaga guhera none umushoboza bitsinde, umushoboza bineshe. Ibyari bimufiteho ijambo niyongera bigireho ijambo, kugira ngo ijuru ryawe ryera ryitamurire ku buzima bwa mwene data ndetse na mushiki wanjye. Urakoze kuko Mwami Imana ibi bitero byose bimubuza kandi bimureba, kubw'imbaraga zimukikije zikamurinda imigambi y'ikuzimu. Reka Mwami ubugingo bwe ubutaroha abadayimoni bari bamutaye, bityo umujandure muri izi ntege nke, wongere umwubake bundi bushya, agire iyerekwa rizima, agire amaso y'umwuka, yongere yumve umunezero mu mutima, kandi umwuka w'Imana yongere kugendagenda muri we. Urakoze kuko rero isoni inama z'abadayimoni ugatanga ihumure kuri we, mu izina rya Yesu, amen. Yesu abagire neza. Ndumva rero twaguhaye umwanya wo kugira ngo utange ibitekerezo cyangwa se ujye unaduhamagara. Aho hasi urabonaho nimero za telefone, email yacu, uko watwandikira kuri WhatsApp byakunda. Ariko kandi turifuza yuko ubugingo bwawe imbaraga z'umwijima zitamufataho ijambo, ahubwo muri uyu mwanya w'impemburo uhembuke mu izina rya Yesu. Imana rero ibagire neza, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse na share ku bandi kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere kuri bose. Imana ibaganze, turabakunda cyane. Amen.